bageni umugore akaba mu gikoni akaba ari guteka undi akaba ari wagiye kwakira abashyitsi baje yaba ari abiganye n'umugabo akaba yagiye kubakira yaba ari abiganye n'umukazana akaba yagiye kubakira yaba ari abo bakorana akaba yagiye kubakira reka mbabwira akantu kamwe umugore yambwiye kumva kankoze mu bwonko umugore niwe wakanyibwira atuzi kugira ngo twitegure hari ahantu tugiye gusohokera ati mabukwe yakarabye mbere yakarabye mbere noneho muri kwa gukaraba mbere umugabo ashyuhije imodoka hariya nyirabukwe niwe wageze mu modoka mbere kandi yicara imbere umuramukazi we mushiki w'umukobwa nawe yari ari aho ngaho niho yabaga nawe ahita aba yageze mu modoka ariko umwanya w'imbere barawusiga iki gikomere umugeni yari afite cyangwa umugore yari afite yakomeje kusa n'uwiziringa mu nzu bibaza tugiye kwa runaka ntibamuzi bagiye gusura abandi bajene indi couple y'abajene ariko nyirabukwe na muramukazi we bamaze kugera mu modoka urugo ruraza gusigaramo umukozi wenyine utwo tuntu umugore yakomeje gukomeza kudutekerezaho ariko se nyirabukwe yaba yigeze yubaka kuko hari igihe tubona bamabukwe barabanye n'abahungu yaramubyaye mu bwashize bya Kigali twakoze tukora cy'umuryango igihe babagore umugore asigara inshingano wenyine ugasanga umugabo ntahari uwo none akirerera agahungu ke nk'agapfubyi akagafata nk'akagabo ke nk'uzaba umugabo we kaguzaba incungu yanjye akamubona nk'umugabo we none agiye no gushaka agaciro mabukwe afite nakahe mu muryango ese mabukwe yakwitwara gute mu muryango baravuga mu Kinyarwanda muransubiza mugendeye kuri uyu mugani uvuga ngo umukwe mwiza umuhabwa n'umukobwa wawe umukazana mwiza umuhabwa umuhungu wawe mujanishe mujyanye ku byo murumubona muri misi reka mere kwa pasiteri numvaga nshaka guhera kwa evangeliste mukuru wanjye arazana inararibonye ngavuga pastor yabihesha umugisha nyirabukwe w'umuntu afite akahe gaciro mu muryango uyu munsi kamanze imvuge nyirabukwe w'umuntu nyirabukwe w'umuntu ni uwo kubakwa nyirabukwe w'umuntu ni uwo gukundwa uwakubyariye umugabo uwakubyariye umugore ujye umukomera amashyi yego ujye umureba neza umva nubona n'agatenge ke kandi uyu muhindurira umuhereza kandi kubera ko uyu muntu yakoze umurimo ukomeye cyane akubyarira uwo muri kumwe mu kumubyara aramurera aranamukuza aramusiga aramunogereza amugeza ku rwego umureba ukumva uramukunze uyu muntu ni uw'agaciro ni uwo kubahwa ageraho we yamurebaga yambaye agakabutura ageze ku rwego we adashobora kureba agakabutura aguhaye nawe ngo urebe agakabutura k'imbere nyirabukwe w'umuntu ni uwo kubahwa kuko yarareze agira imyaka agezaho arangije arakubwira ngo akira nawe komeza underere uwamvuye komereza aho ngeze uyu muntu ushatse ntiwamwubaha kandi impamvu ugomba kumwubaha yaguhaye ugutoranya mu bandi ku isi yose ubu uyu munsi dufite abantu batarabwirwa ko bakundwa uyu munsi dufite abantu bashobora kuba babwirwa ko bakundwa ariko bakabibabwira ari ukubaca hejuru doko ari ukukubwira uri mwiza ndagukunda kugira ngo akubone mu minota 20 cyangwa 30 cyangwa mu isaha imwe ariko narangiza ace hakomeza noneho nyakobukwe yaguhaye umuntu uzagukunda ubuzima bwawe bwo ku isi yose ubuzima bwawe usigaje kuri iyi si uyu muntu wakwiye kumwubaha ariko se nanone wenda amaze kuvuga ibyiza bya nyirabukwe w'umuntu n'uburyo ki tugomba kumufata we koko akwiye kubahwa iyo birebye abona ari ngombwa yitwara nk'ukwiye kubahwa yitwara nk'ukwiye agaciro imbere y'uwabereye nyirabukwe mubyeyi witwara neza imbere y'umukazana wawe none se mama aritwara gute nyine ubundi ndashaka kugira ngo tumenye mama yabyaye ariwe mabukwe yabyaye amaze kubyara arakujije agiye kubaka hanyuma uyu mabukwe agiye urashaka ko yitwara gute imbere y'uyu mukazana ese utwemera ko umukazana nawe ari umwana kwa mabukwe nufata umuhungu wawe kwaba umwana n'umukazana nawe n'umwana iri tandukanirizo mabukwe aritwara gute imbere y'umuhungu we n'umukazana yego aha niho nanjye nari ngeze mvuga ngo ese wa mubyeyi weho uri kubona uri wo kubahwa
uyu mukazana wakugezeho uri kumufata nk'umwana wawe, wamaze kubona umuhungu wawe yamukunze. Kandi hari ikintu kimwe tugomba kwemera, uriya ngo iyo wakunze umuntu muba mwabaye umubiri umwe, muba mwabaye umwe, ubundi ni nako twakagombye kubifata, sibyo? Kuko uba wamuhaye 50% yawe, nawe yaguhaye indi 50% ye. Iyo bageze imbere yawe wa mubyeyi we, witwara neza ukamenya yuko uyu mukazana ari umwana wawe, kuko uyu muhungu wawe nawe ari umwana wawe, wemera ko aba bantu babaye umubiri umwe. Nagufata umwanya wo gufata umukazana wawe ngo umucyacarize ku muhungu wawe, nagufata umwanya wo gufata umukazana wawe ngo utangire kumureba no kumureguza, utangire uvuga ngo uyu mugore se kandi wambara ipantaro n'umugore gatiki, uyu mugore se kandi uteka akirwa yahumuje karitsiye yose, ntajya kuzicisha umwana wanjye amavuta. Ese uyu mukazana wanjye wambara mpene barebe, ni uko nguko bajya babyita abakecuru. Iyo waba wiyambariye akageze mu ntege kubera ko utakondoye nkawe, agahita avuga ati yambara mpene barebe, ugatangira kuba umubyeyi ujyana amagambo kwa muhungu wawe, uri kwibahisha imbere y'umukazana. Iki nicyo kintu ndi kubaza umubyeyi, we ari kumva afite agaciro gakomeye ko kugira ngo yubahwe, arebwe, donc ahinduke umubyeyi w'uru rugo. Ese wa mubyeyi wemereye ko umuhungu wawe yashatse ndetse yakoze, waramureze ndabyemera, umugeza ku myaka runaka, uyu muhungu wawe atangira kwishakashaka no kwishakira ubuzima, atangira kubaka inzu ndetse agura na ya modoka, ahitamo n'uwo bazabibanamo. Aho iyo uhateye agatebe ntabwo uvuga ngo ndi mu nzu y'umwana wanjye nta jambo ufite. uretse gato utaragera aho ngaho, reka turebe uyu uvuze ikintu, numva ari ikintu mise nongera kuhishurirwa, mwese murafatanya mu nyunganire. Hari ikibazo kijya kiba igihe umuhungu yahisemo umukobwa bazabana, aramurebye, aramubengutse, aramushimye, abwiye imiryango yuko cyari iki kiri kuri kote y'iwabo umuhungu, arashimye, aravuga ati uyu mukobwa n'uyu tuzakora ubukwe. Birashoboka afite ababyeyi baba mu Mutara cyangwa baba Majyepfo, abandi bajya mu Majyaruguru. Umuhungu arateguye mariage, umunsi buje kubera Kigali, dusipoze ko bereye Kigali. Ya miryango, bashiki be, nyina, ba nyina wabo, ba nyirasenge, bose barikoze, baje gutaha ubukwe. Kandi bagiye kuba kwa mukuru wabo washatse cyangwa ku mukobwa wabo washatse. Ariko ubukwe burabaye, ntibatashye, bagumye ahandi. Mu gitondo ku cyumweru turashaka kujya mu rugo rw'abageni, muramukazi na mama na nyoko wanyu w'umuhungu baje iwabo w'umugeni, baraye bakoze uko kwa gatandatu. Muzi ko ku cyumweru bafungura amakado, sibyo? Yego, ngewe niko byagenze yabeshe. Ku cyumweru bafungura amakado, mutujeho gake. Wa mukazana, wa muramukazi bose barajaho. Bamaze kuhagera ntibatashye, bagumye mu rugo rw'umugeni, ko barashaka kukaraba amazi n'isabune y'umugeni, fundura amakado turebe ibintu barye mayonezi. Kandi uyu mugeni arahita atangira yite kuri nyirabukwe, kandi nyirabukwe agomba guhabwa agaciro nk'uko yavuze mu nzu y'umuhungu. Yego, aba bantu harimo amakesi ameze gutyo menshi. Aba babyeyi n'aba bantu bafite imico nk'iyo yo kuba mu rugo abantu batisanzuye, ugasanga abana bahise bagura bajya muri honeymoon, ariko na honeymoon bagiye mu nayo ubwayo bagarutse basanga urugo rumeze nk'amatongo. Ugasanga wa muramukazi yambaye, cyangwa bagafungura amakado akavuga ati iyi ngiyi isakoshi urayimpa, iyi bedi kava nanjye urayimpa. Yavuga ati ariko si ibintu bya aya umusaza wanjye mbese ngiye kuki batabimpa. Ugasanga ateje umwuka mubi muri uru rugo rw'aba bageni. Aba bantu bagiye gukambika mo nta kwinyangambura, wenda ntafite no kujya muri honeymoon, aricara muri salo, babicare bateka agatogo mu gitondo, gati wa mukobwa agomba kwita kuri nyirabukwe kandi araruhuka. Wow, ngira ngo wenda hari biterwa n'imico koko y'abantu naho bakuriye, cyari abantu bo mu Mutara uko babigenza, bazi Kigali rwose abenshi. Ntabwo ari umuco mwiza kuri nje ko mbitekereza, kubera ko uyu muhungu n'uyu mukobwa bashakanye mu by'ukuri ntibaranamenya n'urugo ibyo ari byo.
nabo ubwabo nibwo baje gutangira. None murashaka batangirane n'imizigo, batangirane oya, bajye babaha umwanya babanze baruhuke. Niba bafite hano umuntu bagiyeyo, niba itanahari bayikorere mu rugo iwabo, ariko ari bo bombi, noneho muzagira igihe cyo kuza kubasura. Kandi bagomba gutaha bavuye kureba iwabo urugo rw'umukene. Oya, ntabwo ari ngombwa. None se kureba ni ugutura? Bashobora kuza bakahareba umugoroba umwe, ariko bagataha bagasubira hahandi baje bacumbika. Nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri bakanataha bagasubira iwabo, bakazategura ikindi gihe cyo kuzaza gusura abana bakoze ubukwe. Niko bitekereza, niko byakabaye bigenda, kugira ngo aba bana boroherwe, bakoze urugo rwabo, babanze nabo bamenye ngo iki turagitereka hariya, iki ndagisasa hano, iki ndakigenza ntya, azakwakire amaze kumetiriza mu rugo, azi nyine ibintu uko bikorwa, atari bifite igihunga. Urumva baba bakinaniwe, umunaniro w'ubukwe. Noneho bafite n'igihunga cy'uko nabo ni ubwa mbere bagiye kubaka urugo, ibintu badasanzwe bamenyereye, babitangirane no kwita ku bantu. Noneho mama mabukwe witonderwa cyane, ibintu bisaba kwitwararika gutyo. No, oya, ba mabukwe bajye baza nyuma. Urumva niko kantu mama minyana yavuze ati se biterwa nuko yitwara. Hanyuma se aka kantu ko kumva ko muramukazi wanjye yakunze umugamba, yakunze iki, yakunze ikintu cyanjye bampaye, kandi musaza wanjye agahita abwira, agiyewe musaza wabo wanjye agahita ambwira ati bihangane ukimuhe muramukazi wanjye, gira amahane, ihangane utazaba iciro ry'umugani ku cyaro, tugire isoni, turye uburozi. Urabivugaho iki mami? Pastor nawe rwose ugisetse. Njyewe hari ikintu kimwe ntajya nemera, ibi ngibi mbyita kwivanga mu rugo rw'abandi. Nimwemere ko umuhungu wanyu yakuze, mwemere kandi ko mumutanze. Hari ikintu abantu bajya bavuga ngo umukobwa ngo niwe batanga, ariko n'umuhungu muba mumutanze. Kandi biri bangwa zasiga se na nyina, ahubwo niwe batanga cyane. Umuhungu muba mumutanze. Uyu muhungu rero mutanze, mwere kumukurikira naho mumutanze. Yego. Ahubwo mujye muza muri abashyitsi. Umushyitsi aricara akitonda, ubundi akazagenerwa impamba agiye gutaha, cyangwa bakamugenera itike, cyangwa nawe akaba yaraje yitwaje impamba. So utangiye kuza gusahura urugo rw'abageni, waje witwaje iki? Kuba usaza wawe yashatse ntabwo bivuga yuko ugomba kumuvogera cyangwa kumuvogerera uwo yashatse. Abahinduye ubuzima, abatangiye ubuzima, kandi ubu buzima batangiye, ndagira ngo mwibuke yuko aba butangiranye n'umuntu bazabana imyaka ye yose. Weho mushikiwe, umenye ko nawe hari ahandi uzajya gukora ubuzima. Niba hari ahandi uzajya gukora ubuzima rero, menya ko uko uzajya ahandi ukifuza kubahwa no gukundwa, menya ko ariko ugomba kubaha na wa wundi uje kwa musaza wawe, ndetse ukanamukunda. Nawe mabukwe umenye ko nawe hari ahandi wari ahuri, ariho waje kubaka iki ubuzima. Noneho mabukwe rero, uyu mwana n'ukuri n'uwawe, waramureze, uramukarabya, uramuheka, bahita bakubitaho na bya bindi byose uko yamushyize mu mugongo, uko doko byose akabyongeraho kugira ngo yerekane agaciro muri urwo rugo. Uragafite nka mama, ariko aha hari umugore nyiri urugo hafite agaciro cyane. Urugo ni urwa babiri, nta wa gatatu uzamo. Mama we yujemo ushaka kugira agaciro, ubuje kuba uwa gatatu. Kuba uwa gatatu rero ntabwo ari byo, ntabwo byemewe. Urugo ni urwaba babiri, abandi bose baturuka ku ruhande. Njya mvuga ngo n'abana baza ari inyongera. Yego ko bazagenda badusige. Urugo rutangizwa na babiri, Imana iyo yatanze umugisha igatanga n'uburame, rugasohozwa na babiri. Kuko n'abana barujemo, barusohokamo bakagenda bakazasiga abo n'abagenzi. Sibyo? Nawe rero wa mama we, kuba umuhungu wawe wagusize, emera uguma aho usigaye, hanyuma hano ujye uhaza nk'umushyitsi. Ubundi iyo bigeze aha ngaha mba numva abakecuru bose baza bakanyumva. Ngira abakecuru baturuka zakira mu ruzi hano hakurya. Bose abakecuru bakwiye kubyumva bakavuga ngo nimureke duha abahungu bacu uburenganzira bubaka ingo zabo neza. Kuko uyu mukobwa niwaje kuapurikira kuba umugore, n'umugabo yapurike kuba umugabo.
hanyuma rero aba bakobwa bari baramukazi banjye n'abamabukwe ubukwe burarangiye baratashye yego tusigaye tubona ibintu rero bajya bavuga ngo abanyakigali ngo babaye ngo inturi ngo abanyakigali ntibagira urukundo abanyakigali ejo bundi nabonye umugabo bita Junior Kiti avuga ati atari kumwirwa muvuga ngo ntituhamagara mu cyaro mugabo ntitubahamagara abana banyu bo bakambaze ba anti n'abana banyu bo bahamagara ba data ryari reka abanyakigali umusanga Kabeza ejo ugasanga yimutse yagiye hehe yagiye mu miduha ntawamenya turabonye rero aba babyeyi baragiye ubukwe burabaye bageze igihe cy'amezi 2 bariho barigana bariho barashaka kugira ngo batangire kumenya umugabo amenye ati se koko nabaye umugabo umugore navuga ati se nabaye umugore tugiye tubona rero mwaramuhamagaye ati menya ko mushiki wagomba kujya yiga atahe wawe menya rero musaza we ko agomba kujya yiga atahe wawe ntabwo azajya gukodesha inzu kandi muri Kigali kujya kubona ko imisoro 2 iba mu cyumba kimwe n'inkumi zindi ziri mu kindi inzu yanyu ni ibyumba bingahe 3 wenda kimwe kirebana n'icyumba cyane iyi miryango ihitiza mu rugo rw'abageni ugasanga umuntu atangiye ubuzima bwe yubatse urugo ariko arwubatse afite barumuna be mu rugo afite na baramube mu rugo ese uyu mugore atangiranye kuri stress zo kwita kuri baramube no ku nshingano z'umuryango w'ahavuka nkamwe uyu muntu utarakomera mu rugo n'aba bantu baje mu rugo kandi bazi ko umwe aravuga ati ndi kwa mukuru wanjye nta mpamvu hari n'igihe baruhanganiramo bari mu cyumba aho arategura ibisoro arategurira umugabo agasanga undi araje arabiriye cyane yateguriye agashati akagasanga akambaye inkweto ugasanga arazambaye iki kintu cyo babyeyi mu wagiye mu cyumba bakuru igitenge cya muramukazi wawe ati ni musaza wanjye ubigura cyangwa ugasanga murumuna w'umugore ko nabikoze impande zose n'umurumuna wawe umugabo arajya kwinjira mu cyumba agasanga murumuna wawe niwe uriho usasa yego ndi mu cyumba cyawe ariho asasa uwo muryango we mu witegereje umuryango w'akajagari kameze gatyo urugo rutangire mu kajagari nkako ruba ruzubaka rukakomera yewe reka ngira icyo mbivugaho yego ibyo bintu byabayeho mu bihe byo hambere ariko hari impamvu n'imibereho yatumaga nta yandi mahitamo abantu bafite atari yo kwihangana ngo babane n'abo bantu babafashe muri ubwo buryo ariko bitewe n'ibihe ukuntu birimo kugenda bihinduka n'ukuntu abantu bahindutse basigaye barabaye babi n'ubucakura bwabaye bwinshi birimo kugenda bigaragara ko ku bana gutyo biri guteza ibibazo cyane kuruta nuko abo bantu babafashiriza hirya ariko bataje mu rugo rwawe kuguteza intambara cyangwa kukunaniza kubaka ndavuga iki turabyumva hano turanabibona no mu miryango hirya no hino birahari uramuzanye uwo murumuna wawe ejo ugasanga yashashe kuko yabikoze umutima mwiza kumva ko ndi mu rugo wenda mukuru wanjye yagiye ku kazi reka nsase umugabo waraza kuza asange kandi kimeze neza ariko bidateye kabiri wa mugabo akajya atangira kumva ko uwashashe yanaryama urumva bidateye kabiri ugasanga murumuna wawe yagusimbuye aho wabyutse yasigaye aharyamye bigakururana n'ibindi kimwe na murumuna w'umugabo ari we muramu wawe nawe ashobora gufata inshingano agasigara ku rugo urabona hari abajya mu mamisiyo y'akazi hirya no hino bagakora kure noneho wa wundi uhari aba yumva nyine ko yagomba gusigara ku rugo kwa mukuru we afashe inshingano sinzi rero abantu ukuntu duteye hari akantu k'akamenyero kajya kazamo akumva nyine ko niba hari icyo yakoze mu rugo burya n'izindi nshingano yazikora ariko nawe yakwiyegereza nturi muramu we ugasanga ibintu bibaye ibindi tujya tubibona umurumuna w'umugabo akisubiza umugore we bakaba bamugize ari babiri uwo mugore akaba yagize abagabo babiri atabiteguye nawe n'ibintu yisanzemo ako nkeka ko babaye bari hirya muri iki gihe si ngombwa ko babana pe kuko hari amahitamo menshi ahari
mushobora kwemera mugatanga icyo kiguzi cyo kubakodeshereza cyangwa se bakabona umwanya mu rugo, cyane cyane ubwo turavuga urugo rugitangira, ukabona umwanya wo kwimenya nkawe nk'umugore mushya waje mu rugo, ukabona umwanya wo kwimenya nkawe nk'umugabo mushya waje mu rugo, mukabona umwanya wo kumenyana mwebwe mwembi. Ariko urumva iyo mutangiye muri stress imeze gutyo, mu kajagari kameze gutyo, sha ntimujya munamenyana, ntimujya mumenya n'ibyo mwapfuye, ntimujya munamenya haza n'agashiha ura mu ntambara. Kuko ari igihe umugabo ashobora kwinjira nk'umuntu ugikunze umugore we akumva yamuterura muri korodoro, aramuterura bose bakanuye gutya, ugasanga baryamye muri saro bamanitse amaguru mu ntebe baro barareba umupira, ntafite ahantu yicara, na muramu wawe aricaye aho, bose barashyushye, wowe uraje nyir'urugo ubuza ahantu wicara, ubuza aho urira, ubuze nturi burye bakureba mu maso, kandi nobe nabo ntibashaka no guhaguruka ngo babone ko waje, bavuga ati hari umuntu mukuru uje cyangwa nyir'urugo aje, bahite basohoka bakwiriye wenda ibyumba byabo. Nta kenge, barakomeza mukabyiganira aho ngaho. Ubwo ntibaba bitwaza kuvuga ngo umuhungu wacu yarubatse afite umuryango afite urugo, natwe tugomba kujya gukonsoma bya bindi by'iwacu. Iyo mitekerereze irashaje mamyo. Reka rero mbabwire kuri iki kintu. Irashaje pe. Urugo ni urwa babiri nk'uko nabivuze. Ariko iyo hatangiye kuzamo murumuna wawe uzagusasira, reka mvuge ngo n'icyumba ni icya babiri. Burya ni woherezamo murumuna wawe ngo ajye gusasa, ujye woherezamo na muramukazi wawe, kuko umugabo afite uburenganzira 100% nk'ubwo nawe ufite. Niba murumuna wawe ajya kugusasira, ubwo na muramukazi wawe undi munsi azagusasira, kubera ko azaba ari gusasira nawe musaza we. Abo bantu rero iyo bamaze kubashyira mu rugo, deje uba watangiye intambara, uba utangiye kubagonganisha, kubera ko hari ikintu kimwe tugomba kujya twemera. Nimwemere ko mwashakanye, nimurangiza mwibuke ko aba bandi bose ari abo ku ruhande, abo muvukana wabasize, abakubyaye wabasize, reka kubazana mu rugo iwawe. Ariko noneho habonetse kondisiyo zituma byanze bikunze aba bantu bagomba kuza kuba mu rugo iwawe, nibagire limite, bagira aho bagarukira. Yemwe niyo tutavuga muramukazi, ntituvuge na muramu ko ari bo bonyine cyangwa barumuna bawe ari bo bonyine bagomba kuza kuba iwawe. Uyu munsi dufite n'umubyeyi ukuze ushaje, wenda reka tureke kubyita mu bageni gusa, no mu rugo bisanzwe ufite umubyeyi wawe, cyangwa se ufite nyoko bukwe arashaje cyangwa ararwaye, byanze bikunze akeneye ubufasha kuri mwebwe nk'abana be. Kandi uyu mubyeyi n'ubundi wabareze akabakuza akabageza hariya, byanze bikunze mugomba namwe kumwakira. Hari icyo bita ndinda mwana na ndinda data, sibyo? Icyo kintu nacyo tujye tukemera. Ariko uyu mubyeyi uje kuba muri urwo rugo, njye mvuga ngo nidushake kugira ngo tujye tubyoroshya, tujye tubashakira ka nexe mu gikari, tubashyiremo, cyangwa se n'ubundi tubikore tuzi ko bagomba kugira limite. Njyewe mukobwa, njyewe mugore, menye ko ngomba kugira uruhare rukomeye cyane mu kurinda mama na bene mama kutavogera umugabo wanjye, kabone naho baba bari iwanjye. Yego, njyewe mugabo mfite uburenganzira ndetse mfite n'inshingano zo guproteja umugore wanjye, kugira ngo mama atazamwubahuka, mushiki wanjye atazamwubahuka. Kuko ureba ubundi bombi bafite agaciro mu maso yawe. Nta na rimwe uzigera utandukanya abavukanye, nta na rimwe uzigera utandukanya umwana n'umubyeyi, buriya kubatandukanya byakugora. Ariko kubera ko n'urugo rwawe ugomba kururinda, ugomba gushyiraho n'imirongo ntarengwa. Ubundi hari umuco twari tuzi, nta mukecuru nta mubyeyi wajyaga asuhuza umukwe we cyangwa ngo basangire. None ubu ngubu umukwe na nyirabukwe basigaye basangirira, kandi ubwo nyirabukwe ari we umukaribisha amubwira ati karibu, avuye kuza akamutwaza computer, asigaye aza akabaza umukwe ati ngutekere iki. Ariko ibyo ni iterambere tugezeho. Ugakingura imodoka akaba ari uza kugukingura umuryango, nyoko bukwe akaba ari uza gukingura gate. Ariko uwo mugore we aba ari hehe? Aha niho nyine nshaka kugira ngo tujye twinjira mu muryango neza tubivuge. Wa mugore we kuzi ko mama wawe waba mu rugo iwawe, kubera icyo utamushyiriraho imirongo ntarengwa. Hari urugo nzi
umuhungu yabanaga na mama we mu nzu doko nyirabukwe w'umugore yararaho mu nzu ariko umushyitsi wese wakomangaga nyirabukwe nyina w'umuhungu niwe wazaga gukingura yabaga muri salo agakingurira abashyitsi yabaga ari hafi aho umugore kandi koko bari bakiri n'abageni umugore akaba mu gikoni akaba ari guteka undi akaba ari wagiye kwakira abashyitsi baje yaba ari abiganye n'umugabo akaba yagiye kubakira yaba ari abiganye n'umukazana akaba yagiye kubakira yaba ari abo bakorana akaba yagiye kubakira reka mbabwira akantu kamwe umugore yambwiye kumva kankoze mu bwonko umugore niwe wakanyibwiriye atuzi kugira ngo twitegure hari ahantu tugiye gusohokera ati mabukwe yakarabye mbere yakarabye mbere noneho muri kwa gukaraba mbere umugabo ashyuhije imodoka hariya nyirabukwe niwe wageze mu modoka mbere kandi yicara imbere umuramukazi we mushiki w'umukobwa nawe yari ari aho ngaho niho yabaga nawe ahita aba yageze mu modoka ariko umwanya w'imbere barawusiga iki gikomere umugeni yari afite cyangwa umugore yari afite yakomeje kusa n'uwiziringa mu nzu yibaza tugiye kwa runaka ntibamuzi bagiye gusura abandi bajeni indi couple y'abajene ariko nyirabukwe na muramukazi we bamaze kugera mu modoka urugo ruraza gusigaramo umukozi wenyine utwo tuntu umugore yakomeje gukomeza kudutekerezaho ariko se nyirabukwe yaba yigeze yubaka kuko hari igihe tubona bamabukwe barabanye n'abahungu yaramubyaye mu bwashize bya Kigali twakuze tukora cy'umuryango igihe babagore umugore asigana inshingano wenyine ugasanga umugabo ntahari uwo none akirerera agahungu ke nk'agapfubyi akagafata nk'akagabo ke nk'uzaba umugabo we kaguzaba incungu yanjye akamona nk'umugabo we none agiye no gushaka kuko ntiyigeze gabure hari ukubyara ntago kubyara bisobanura kuba umugore kuba umugore bisobanura kuba ufite umugabo rero inshingano nushaka kubyara abana 10 ariko babyara gutya utarabanye n'umugabo ngo murarane mwirirwane mugirane mumarane n'umwaka ubutara ntago barashatse n'uwo muhungu navuga ngo yakomeje kuba umwana wa mama kuko papa wabo yari yarapfuye ariko nubwo papa wabo yari yarapfuye hari umuhungu navuga hari igihe aba mama twese turabizi pastor hari aho umuhungu wawe ugomba kuzagera ukanamureka kugira ngo azabe umugabo ariko iyo utamuretse naho yatunga miliyari akomeza kuba umwana wa mama uyu muhungu rero yari yarakomeje kuba umwana wa mama ibyo rero birasenya ntabwo noneho wa mugore nicyo nakubwiraga yakomeje kwirozanga mu nzu ari kubitekerezaho ati ngafata isakoshi imwe nkongera nkayiparika nkajya nibaza ibiganiro turi bugire aho tugiye muramukazi we yaje yiruka musanga mu nzu amusanga mu cyumba ngo ariko uracyakora iki ko tugiye kugusiga nabareka bakagenda bari bagiye kumusiga hari ibintu rero nababwira ni gahunda y'ubugende niyo mpamvu nkubwira ngo hari igihe ninjiye muri ibi bintu mvuga ngo iyamba runaka yari ari kunyumva iyamba abantu bose banyumvaga kuko ibi bintu biba bibabaje niba uri umubyeyi ukajya wirwa woma inyuma y'umuhungu wawe ahagiye hose icyo ariye cyose ukakibona sibyo ugomba ukiryaho deja wamaze kumera nkaho ubangamira umugore we wima umugore w'agaciro ugashaka gukomeza kwerekana ko ari wowe ufite priorite kuri wa muhungu wawe kandi buka yuko umuhungu wawe yashatse uwo bazabana karamata mu yandi magambo ubujije wa mugore gukora akazi ke inshingano ye mu rugo yego noneho wa mubyeyi we reka mbwira n'uyu mugabo kuko turabizi abahungu bakunda abamama babo cyane ntago uyu mugabo yakwigira abona ko mama wari gukora ikosa ahubwo wa mugabo we icara wibuke yuko uyu mwana w'abandi mutangira kuvuga ngo umwana w'abandi nazanye ibuka ko uyu mwana w'abandi wazanye afite uburenganzira muri urwo rugo kurenza mama wawe nurangiza mama wawe umushyirireho limite nyere kuba uwa mbere ukaraba kubera ko wakije imodoka ugiye kugenda ngo yumve ko ari buyigendemo bwa mbere ariko jewe naho mwaba mugiye gusenga ntago uyu mukecuru ari ugomba kwinjira mu modoka mbere ntago ari uri bukarabe mbere kubera izihe mpamvu mushobora kuba muri bujye gusenga mukavayo mujya gusura n'abandi ariko hari ikintu genda hariho niyumva nasengere hafi aho ngaho ariko kubomeka niba mutuye i Kanombe muri bujye gusengera Regina Patrice nasengere ku kiliziya cya Kanombe ariko kubomeka aho mugiye yewe hari ikintu ndiho nibaza uyu mwana uyu musore uvuye wowe mama nkurikiye uretse umuhungu wawe ngo ajye gushaka
kandi ugarutse kumutegekera mu rugo, ugarutse kumutegekera kuki utamugumanye n'ubundi wari ukeneye uko umuhungu, kuko hari abafite imyumvire bivuga ngo kuko ntararana nawe ngo turyamane, ni ukuvuga ngo uyu mugore amushatse kugira ngo bararane, nuwo kumuraza, ariko ibindi byose ukumva ari we ni nko kuvuga ngo ndonse umwana nindangiza mujyane muri creche, yego njya muri creche banderere ugaruke ndakurarana. ngikomeza rero ahangaha niho wa mubyeyi we uhita ukura igisuzuguriro, reka mbivuge gutyo, cyo kutuzigera wubahwa n'umukazana n'umunsi warimo. Uko waje ni nako umukazana agufata, ariko nuzi uri umushyitsi ukiyubaha ndetse ukanubaha wa mukazana, ukubaha n'abantu be, reka mbita abantu be, kuko aba bagabo bakorana n'umuhungu wawe ni abantu b'uyu mukazana wawe. nibaza gusura baje gusura urugo rwa babiri, ntabwo baje gusura urugo rurimo n'umukecuru. aranasuzuguza umuhungu werega mu nshuti ze, kuko arahita babona atararezwe n'umuntu. Wa mukecuru uricaye batangire bivugire bajye bakubitamo za anyway, nturi bumenye kuyisubiza. ahubwo hari nabo bibangamira ugasanga babujije no kwisanzura no kuganira, bagatangira gucika bajya nko kwicara hanze kwibaraza, nabwo umukecuru akabasangayo ati nimureke twiterera agatebe muri jaride. Wa mukecuru kuko yabonye hari agira agasohoka akaza gutera agatebe hafi yanyu. Akabazo nshaka kubaza wowe gato yitarabaza, hari ikintu wari uvuze ko kubera iki yamutanze kandi akaba ashaka gukomeza kuza kubana nawe cyangwa kumutegekera mu rugo. Hari ikintu, hari ubwoba ababyeyi bagira baba mama bwo gutakaza wa mubano we na wa muhungu. Yego, ariko urumva biba byaravuye nyine muri wa murugo baruhanye, muri kwa kundi yihirinza akamurera akabaho, mbega abayumva ari nko ni ikizi, ni akantu ke yifitiye katagomba kumucika, katagomba guhungabana, katagomba kujya hanze. Aracyafite impungenge, ntarakamenya ko yakuze kubera ntiyigeze amuha umwanya n'incungu yanjye murekure amenye ko akuze. Noneho ahora rero yumva yaza yaba hafi yamenye ibyabaye, akumva yakomeza akamutekera reka tugane noneho hagati. Ndacyakubaza wowe, reka tujyaniranye na nyina w'umukobwa uri mu rugo ku mukobwa we, umukwe avuye ku kazi, nyirabukwe ari mu rugo, nyirabukwe yumvise amahoni, nawe ni nk'uwo agiye gukingura, arakingurira nde? Umukwe. Wenda uwa mbere akingura umuhungu we ntacyo bitwaye, arahanganye n'umukazana we, nta kibazo. Tugeze noneho kuri mama w'umukobwa imbere y'umukwe we, tugiye tubona ageze mu rugo ku irembo, umugabo aragiye akinguye icyumba cye, arinjiye, amaze kwinjira ashobora gukuramo imyenda, akambara ikabutura, akambara ibiki, agarutse muri saro afashe remote agiye kureba amakuru, agiye kureba umupira. Mabukwe nawe araje imbere y'umukwe we, nawe aricaye arakanuye, umukwe arashaka kuruhuka, ariko hariho arareba. Uyu mico y'aba bantu bari batakaza indangagaciro, hari ukureba, hari no kuzana n'amakuru ushaka kubona ko kuri gukurura ikiganiro kandi undi si hari afite ibindi yibereyemo, arashaka nyine kwirebera gahunda ze. Navuga rero iterambere buriya ni ryiza, ariko hari n'ibintu bigenda rizana abantu bakamera nk'aho batakaje ubwenge cyangwa bataye umuco. Kandi abantu bajya bavuga ngo iyo ubuze umuco nawe uribura. Ntabwo biba bikwiriye ko wowe nyirabukwe, abandi iyo yumvise umukwe aje, yari yicaye muri salo, acika ajya mu cyumba kugira ngo atange umwanya, ntashaka ko barebana, ntashaka ko bicarana, ntarakubwira ati reka sinarya umukwe ndeba mu kanwa. Ariko biratangaje ko muri iki gihe cyacu cya .com erega arakubwira ati reka n'umwana wanjye, babyoroheje kugeza ku rwego rwaho yumva ko ni umwana we, koko ni umwana wawe, koko nibyo. Ariko ntiwirengagize ko umugore, ariko umugore uriya mukobwa wawe ni umukwe wawe, yabaye umwana wawe kuko yarongoye umukobwa wawe. So hari icyubahiro nawe umugomba, hari agaciro umugomba, hari ibintu rwose utakabaye ukora. Mugiganire muri salo, ariye ariho aruhukira, nose ubwo numara kumubuza umutekano muri salo azajyayo. Iyo ari mabukwe se utanga amategeko mu rugo, kirazira aratanga. Ubwo ni urugo rwe, yagiye mu rugo rwe akajya gutegekayo. Ako uzi ko abantu bigize nabi,
bya bintu noneho biragarutse bya bintu byo kuba umwaze biragarutse utanze amategeko ute mu rugo rw'umuhungu wawe wowe ntabwo ufite urugo rwawe wagiye ukajya gutegekayo abakozi baguhingira bagukorera mu rutoki cyangwa bagira gute niba uri n'uwo mu mujyi ariko ufite aho uba utanga amategeko mu rugo rwawe reka abana reka umuhungu wawe yubake